kiraburaho biceri bikeya anicerera ngana munini wa handi ne bamaze kubitwara mara nk'iminsi 2 rwose numva nacitse intege ndabatese ubu nagashobo narifite ko bakajyanye koko ndabaho gute sinza hano nakatuje ko nyine nta kundi byagenda ubuzima nuko nguko ubuzima nuko ariko ubwo nawe basha yagize ituntu atangira gukora sibyo nivuga ngo mwese nimuzajya muhuza imbaraga sibyo mwese nimuzajya mu kabirayi bimaze guhenduka nta kuntu wakora basi ukagenda ukagura nk'inusu ya ifarine n'ibiro 2 by'ibirayi tukavanga tugakora agashya harambwa icyo gitekerezo nicyo ubwo yabiguze twabiguze turabikora ngende gusa nyine nuko abantu murabibona nyine ko ibintu bitoroshye aho kugira ngo ibintu birusheho kugabanuka biri kuba birebire cyane sinzi gusa ubufasha bwose bushoboka abantu bazajya bagerageza tureye ko bwakugeraho ureko hari ikintu cyakiyongera kuri ibi kuko ibi ngibi uri gukora nyine nibyo kubona mw'icyo kiro cy'ubuga ntabonye ntange na ibintu byo gucuruza si ibintu by'imyenda nk'ibi biteretse hanga wabibasha byo byibuze icyambere ni igishoro ufite amafaranga se n'icyo utashobora iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Yes, reka nongera ngo ikaza dukurikiranye kuri Manzi na TV muri kumwe na Nyashya y'u Rwanda rwanya rwakazamura igisho by'u Rwanda bwasika mutuno sasa nabwo samatara gake cyangwa mundi cyari kuri Manzi na TV wirebere byinshi byiza tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse na wayikoza na kwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka nanagusaba kujya twandikira muri comment uduhereza inama zigiye zitandukanye ku biganiro byacu ndetse ugenda unatubwira ati mushobora kubigenza gutya mushobora kubikora gutya biba byiza cyane kurushaho muri iki gihe rero cyane na bonane ukeneye kuryoha wowe ubwawe ndetse n'umuryango wawe mwasohokera hano hose hatandukanye haba kuri Marriott Serena ndetse n'izindi hoteli zitandukanye mukeneye kurya uduselfie kugira ngo muzagire twadufoto twiki turwibutso kera habaga indirimbo bavuga ngo ifoto y'urwibutso nawe ushobora gufata ifoto y'urwibutso wiryoheye n'umuryango wawe hamwe na Ni Yesu Shop tugufitiye telefone nziza cyane ushobora kukwinjiza mu mwaka mushya 2024 uryoshye umeze neza dufite telefone z'ubwoko bwose iPhone, Samsung, Tecno ndetse na Nokia yaba Occasion ndetse n'inshyashya ikiza cyacu yo tuguhaye telefone yaba ya Occasion cyangwa se inshyashya tugukubita na garante nziza cyane kandi yuzute irambye dukorera Nyabugogo rero mu mashyira hamwe ku bindi bisobanuro ushobora kutwandikira kuri 0782 908 508 ukabasha kwitungira telefone nziza ni kimwe nuko waba ufite telefone ya Samsung ukeneye ya iPhone turaguhindurira ibintu bikagenda neza cyane rero uyu munsi ushobora kwibaza ngo ndihe ushobora kuburi gutekereza ngo ndihe ndi mu gasantere k'ahantu hameze neza cyane ngira ngo namwe murahabona ndi kugenda ndi muri rwa rugendo rwanjye rwo kugenda amenya makuru yo kwa Innocent ndetse no kwa Sadunda mu bihe bigiye bigize bitandukanye uyu munsi rero nifuje gusura Innocent ahantu bambwiye akorera cyangwa se n'ubushize mwari mwasanze mwari mwabonye ko nari nahagiye nifuje kwagaruka rero menye ngo bimeze bitese ibyacuruza biragenda neza ese abakiriya baraboneka cyangwa se ntago baboneka namubona imbere yanjye rero ahantu ari naje ntamuteguje ariko mba numva ko mfite ikaze buri gihe imbere yiwe mwiriwe neza murakomeye imyenda se ni gute n'amafaranga make cyane nk'aka ngaka kabarangaye igihumbi hano ndaza kugura ntari bino sa komera cyane meze utese biragenda neza ko wicaye se nk'umume ibintu ntabwo biri kugenda neza nga ndaterema ariko bwa mukobandi uri gutega zitimbirizamo te gutega biva ariko hamwe n'Imana neza ko ngiye
nta kiba kidafite impamvu, nta kintu kiba kidafite impamvu. So rero naye nifuje kugaruka hano ku iseta yawe, ariko ubushize ubwo nazaga nabona gucururiza hanga byaje kugenda bite se ko mbona noneho hano ko nari natiye nyiri seta yaje hari ahantu yari yagiye, rero ndavuga ati reka mbe nitije, ariko ubu yaraje ubu noneho ntabwo wemerewe kuba wakoreraho hari ntabwo mbemerewe urazi ugati none se ngo bimeze bite amakuru y'iminsi? ndakomeye, meze neza, biragenda fresh. yego se abantu bari kwitabira kuzigura ko mbona zimeze nk'iziryoshye. Mwembe se nangana? Mwembe ni iry'itanu. Mwembe umwe ni iry'itanu. Ndabona n'imineke rwose hanga ibintu bimeze fresh. Byose nabizanye. So rero navuze ati reka nze nkurebe, menya amakuru yawe, menya no kwiseta se biragenda bite, abakiriya bari kuboneka cyangwa ngo twiganire nyine. Urabona ibintu nari mfite mbere ari byo nyifite. Ndabona nanjye byarahindutse pe, ndabona byarahindutse. Ahubwo se ejo nahuye na shiri wawe nawe rwose ibintu bimeze neza, nari gucuruza utuntu tw'intuze. Mwese mwakurira amaboko mu mufuka rimwe. Ariko ndi ntabwo yabaga mu mufuka, ahubwo nuko duhiga twanabibona bikagenda. Rero utunono ndimo gucuruza ejo bundi nari mbifite bimaze no kutubuka, agataro kajeho ibintu bigaragara. Abanyera gutabara ziramfata nyine barabirondo bashinzwe gufata abantu bazunguza, abaramfashe barabijyanye. Rero nahise mbishyira hasi ndiruka uruzigo ze bamfunga, barabijyanye. Rero buri uko mbigenza shanda agahinda karanyica ndigunga, ati mana yanjye noneho ngiye kubaho gute, n'agashoro nari mfite ko bakajyanye koko ndabigenza gute. N'utu ngutu duhari ntago dushinga rwose, angasha nta n'icyatanu kumbona ari ubusa. Ese ni aho kugira ngo mame nica hanga nta n'icyatanu cyo koza kiraburaho biceri bikeya. Nicerera hanga n'ubundi niho hahandi ndumva usuta amabina ni umuntu aba yarashaje neza. Niko none se nyine bimeze bite mu rugo, byifashe bite? So yabimbwiyeho ambwira kuntu byagenze nyine gakira bati se nimba byaragenze kuri ya wongeye kwifonda basi ubona ikintu wakora nyine. Namaze kubitwara mara nk'iminsi 2 rwose numva nacitse intege, ndabatese ubu n'agashoro nari mfite ko bakajyanye koko ndabaho gute. Sinza ahantu nakatuje 1000 shana cyatanu kirimo pe bikarika. Ndavuga ati se koko ndagenda mbyicari iruhande utuntu tungana gutya se abantu se bari buvuga ati ndi gukungura. Ndaza mpita nsaba zivuka ntago ari izanjye. Bikarika. Ese umubyeyi ugiye kuzana umwana ku ishuri yambwiye ati ubuteretse ahangaha nibaza guhaha ibyanjye nawe barahita babibona nawe baguhahire. Niko kwita mbishyira hano nyine. Ubu ngubu twawe n'utuguse kandi n'utungubu ni umubyeyi nawe ndi gucururiza gihe bagiye kuzana umwana ku ishuri. Ntabwo byoroshye n'ukuri kw'Imana, kuko nabonye nanone iyo njya kubikurikirana bari kumfunga n'undi yego baducuruza bitemewe. Ndarebye guhama ngenda nkomanga ndabati numva ndarushye, ndabati reka mbe nicaye hano. Noneho ufata n'umwanya ukajya wiri gusenguruka mu baturage iyo hakiri kare nka mu gitondo mbaranza ngagenda ngakomanga buri gipangu babaza ngo ni imineke voka nkabona burije. None se yiseta ko buri gihe nyine akenshi konje ngusanga anga byibuze iyo wicaye anga ubona ariho ubona abakiriya bitandukanye nuko waba uri kugenda mugana uzenguruka nkaho baturage. Urumva ahangaha kuza kuhicara nuko mba ndushye. Ubundi mu gitondo cya kare ngiye iyo umwana amaze kumujyana ku ishuri mpita nicara ahangaha, donc mpita ngaterura nkagenda nzerera buri gipangu muri karitsiye rero iyo izuba rimaze gukara mpita nyine nkaza ngatereka ahangaha nkaba nicaye ahangaha nyine kugira ngo nabo nagezeho basi babandi bamanuka bagiye guhaha muri aho dukorana hose n'amabutike rangiza ngo bakaza nyine nanjye bakamahira. Bana nabanga bacuruza kuri no seta nabo nyine abangaba nibo bacuruzaga hano, baraje barambwira ati ntabwo twakwirukana duke twawe dutereke hano, abazajya batugana bazajya bakugurira. Nubwo mbona birimo kwanga ibintu
rero ni ikibazo gikomeye pe, ni ikibazo gikomeye ariko nyine nta kundi byagenda, ubuzima ni uko nguko, ubuzima ni uko. Ariko ubwo nawe Basha yagize ikintu atangira gukora, sibyo? Nivuga ngo mwese nimuzajya muhuza imbaraga, sibyo? Mwese nimuzajya muhuza imbaraga, turagira ngo we kugira ngo abone igishoro, kugira ngo abone udufaranga, sinzi umuntu wamuhereje ibihumbi 10. Turicara batese ibihumbi 10 nitubirya birava n'iki? Ndamuga ati rero reka tuganire, nta kuntu wakora ko mbizi kuzi gukora ibintu bijyanye biriya bintu bya bakara, amasambusa, capati n'ibiki, teka birayi bimaze guhenduka, nta kuntu wakora basi ukagenda ukagura nk'inusu ya ifarine n'ibiro 2 by'ibirayi tukavangavanga tugakora agashya. Arambwira icyo gitekerezo nicyo, ubwo yabiguze twabiguze turabikora, ntabijya kubicuruza ko ari bwo wamubonye rero. Ese ko mbona abana bari gutaha bava ku mashuri, ubwo umwana uraza kujya kumufata ryarira? Papa we yagiye kumufata. Nite papa we nyine cyane kuko yasigaye mu rugo, namubwira ati nibigera saa 6 naraza wihangana ujye gufata umwana. Hasi mu by'ukuri nyine yeye umwana yamwakiriye ate, byagenze bite kugira ngo abyumve neza cyane kuko mberatabyo umwana we imbere nawe urabizi ko atari we, impamvu byameraga kuri nawe si we, ariko nyine yageze mu rugo urabona yagarura ubuzima, ntabwo yamwanze pe, ntamufata nka se nyine neza. Mbese uruhande rwa papa we udahari yamubereye papa we neza cyane. Ibintu rero ibintu biragoranye, ngewe numva ko buriya ubwo tugize amahirwe akabaje mu rugo ibintu bigiye gukunda, ariko buriya ibintu byose bigira igihe cyabyo, ibintu byose bigira igihe cyabyo, kuvuga ngo bigira igihe cyabyo. Ahubwo ngiye ndibaza kuba ari gucuruza biriya bintu, sibyo? Nawe ukaba uri gucuruza utungutu, abungubu amafaranga y'inzu avamo? None nkubwira nyine ibintu byose n'urugamba, iyo tugiye kuba ntago tubari, iyo tugize Imana tukabona ukwezi kw'inzu kurarangiye dushima Imana, kuko urabona amafaranga tuturu na turadandaza, nitwo tuvamo ibirayi, nitwo tuvamo isabune, nitwo tuvamo amazi yo kukufura, mbese ikintu cyose nicyo kivamo, n'ahandi dufite dukura, n'ahandi support dufite uvuga ngo muhapi. Ubwo rero iyo aciye hano akajya gucuruza tubati bibenya, akazana iyo nyungu y'igihumbi, ntanjye naba nahiye, ubwo nyine ubwo icyo gihumbi nicyo dukoresha. Ubwo rero iyo ukwezi kw'inzu kugeze Imana niyo ibibizi, ntabwo njya mpanga ibintu byakure kuko simba nzi ko nzahageze. Yangize Imana nkabona n'icyo ndya, nshima Imana cyane. Nta kundi nyine, nta kundi byagenda, ibintu byose mu buzima no kwihangana ugakomera ugasenga, ibintu byose birarangira, sibyo? N'ibyo ubona ko ubwa bidashobora kurangira, nizera neza ko ibintu byose ari birangiye kubera ko aje, ariko ahubwo nibwo bikomeye. Ese nimba nari agataro kanje nimba kari kamaze kugeraho nk'ibihumbi nari maze kuzajya ncuruzaho nkagira nk'inyungu y'5 2 hageza bikahita babitwara, ubwo urumva koko biragoranye cyane, ntabwo byoroshye n'ukuri. Ni ibibazo ariko nyine ibintu byose bisaba kwihangana no gukomeza cyane. Baba bagucaho hano nta no kukubaza. Ubu se byibuze kuva mu gitondo wagurishije amafaranga angahe? Se ivoka nimba imwe ari 2.5, nkaba nacuruje voka 3 gusa. Voka 3 n'imineke se n'abatayijyanye. Imineke ndabona bayi. Imineke bari kuyirya. Umuneke umwe ni senkana. Ubu se igishoro cyawe ntago uragikuramo byibuze? Nyikuramo ntago ndagikuramo, mbere cyari kuvamo, ariko ibya mbere barabijyanye, ikindi rero ntago ndagikuramo. Ni ibibazo rwose. So nagiraga rero ngo nze ndebe ukuntu ibintu bimeze, menye ngo byifashe bite, urumva ntago nageze mu rugo ngo ndebe ngo byifashe bite, ariko nahanga nifuzaga kuza kwa gusanga kugira ngo tuganire. Yari yabimbwiye rero arambwira ngo bimeze bityo, ariko nongera kumva amakuru ko n'ubundi buri hano niko gufata umwanzuro ndaza. Shobora koze cyane n'ukuri, Imana igwe n'umugisha ku buhoro nangenze. Imana ifashe imineke irarishize. Kandi bidashize ya itipfa. Ya itipfa.
kandi ubwo umuneke waraye noneho nafite ahantu nyibika hazima yahita ipfa. Innocent reka ngende gusa nyine nuko abantu murabibona nyine ko ibintu bitoroshye aho kugira ngo ibintu birusheho kugabanuka biri kuba birebire cyane sinzi gusa uricara hano kugeza ryari mbega wowe uyuje hanga uza ryari utaha ryari? Jewe bundi mva mu rugo saa moya nibwo mba mvuye mu rugo ahangaha amava nka saa 11 n'igice saa 11 n'igice ngajya kwita ku by'urugo nabyo. Nyine nirirwa ahangaha nagize Imana umugabo wanjye araza iyo nawe atabonye ikiraka yirirwa mu rugo akirirwana n'umwana akajya kumucyura nanjye rero ubwo mwirirwa ahangaha urumva rero nagize Imana araza arisigaye amfasha nta kibazo. Ubundi mbere nazaga ndi kwiruka ngo ngiye gucyura umwana ariko ubwo yaje iyo atabonye ikiraka niwe ujya kumucyura akasigara mu rugo nyine. Yego nta kundi nyine komeza ugerageze urebe ko byakunda. Nanjye nari maciye ndabatereka nze nkurebe nyine Imana ikomeze gushyigikire kandi guha umugisha mu byo uri gukora byose. Rero gira ikintu ubwira abantu badukurikirana buri munsi abantu bawe, gira ikintu babwira. Ikintu nababwira si guhora mu magambo jamwe gusa ndabakunda cyane kandi abagira uburyo bwose badufashamo ndabashimiye cyane. Imana igikomeza ibaho umugisha naba agaciro n'ukuri kandi ibyo bakora byose Imana igibaho umugisha. Innocent nanjye rero reka ntahe sibyo reka ntahe njye mu rugo ndebe ko hari ibindi bintu najya kwitaho gusa nyine komera ubufasha bwose bushoboka abantu bazajya bagerageza turebe ko bwakugeraho urebe ko hari ikintu cyakiyongera kuri ibi kuko ibi ngibi uri gukora nyine ni ibyo kubona mw'icyo kiro cy'ubugari ariko nta terambere rwose. Ndibaza neza nk'ubu ngubu ubonye umuntu uguha akazi ntago wagenda ukagakora ukava muri ibi ngibi. Njye se nakabonye nyine njye se nakabonye ntabonye ntanjye ibintu byo gucuruza si ibintu by'imyenda nk'ibi biteretse ahangaha wabibasha byo byibuze. Icyambere ni igishoro ufite amafaranga se n'icyo utashobora. Ufite amafaranga ntacyo utashobora ibintu byose rega ibintu wavuga ngo ibintu bya mbere ngo n'ubushake ushobora kuba ufite ubushake ariko nta kufu ufite nta gishoro ufite uri bubishoremo. Ubwo se nimba mbona umwanya wo kwicara kuri tuno tuntu mbonye igishoro gicuruza ibi ngibi byo uwo mwanya nawe ubona bino bintu by'abantu nyine byo byunguka par rapport y'uri hananga nyine twese nuko business yose kuko uva mu rugo utavuganye n'umukiriya uje wese uramwakira utamubona kandi ugataha. Okay, sawa rero reka tugende tugusengere byibuse ubonye n'akantu ucuruza nubwo kaba kangana gutya pani ibi ngibi rwose ibyo nanjye ndabona wapi nacyerekeje. Reka ngende rero turagusengera nk'aba afite icyo yagufasha nyine agomba kubikora kubw'umutima we w'urukundo bikagenda neza. Reka ngende uwo ngubwo nyine turi kumwe komeza curuza amahirwe masa. Nakabona kuno kanyine Innocent Ewana bye nyine ubwo mukomeze gerageze gusa birakunda burya igihombo cya mbere mu buzima no gucika intege. Iyo tacitse intege ikintu cyose wifuza kugera mu buzima ukigeraho. Rero murabona Innocent ntari rwose na ahantu hadashimishije kuri side yanjye mbona hadashimishije pe ku ruhare rwanjye mbona hadashimishije uretse ko nyine ntacyo mfite nakora ariko dufatanyije twagira ikintu dukora ibintu bikagenda neza cyane tukamubona mu mangazini cyangwa se nubwo abafite gutakoreraho byaba ari ibintu byiza cyane kurushaho. Rero komeza ubane natwe ukomeze no gusengera umuvandimwe Imana imukure kuri aka gataro pe dufatanye n'ukuri kose dusenga Imana imukure ku kantu kangana gutya imineke umwembe na avoka 3 gibuze tureke Imana yamuzamura tumugeze kuri avoka nk'eshanu cyangwa 10. Mbega ngiye nawe reka dufatanye tumukure kuri aka kantu nimba ubyemera ngende tayari umusanzu wanjye niteguye kuwutanga tumukure kuri aka kantu kangana gutya basi tumugeze kuri arega byanashoboka ko namangazini twayamugezaho agacuruza ibintu bikagenda neza cyane. Wowe kora ikintu cy'ubutwari dushyigikirane tumufashe pe aka kantu nanjye ndabona kadashimishije kuri kwanjye ruhande. Rero ndizera neza ko dufatanyije twabikora kandi bikagenda neza cyane. Reka rero ngende umuvandimwe akomeza agerageza higa ubuzima nawe ukomeze udusengere cyane Imana ikumere
umugisha kandi komeze kubana nawe muzi impera z'umwaka wa 2023 ciao ciao.